Muraho mwese, amahoro y'Imana nabane namwe. Bibiliya ni ihuriro ry'ibitabo byinshi byegeranyijwe bihurizwa mu gitabo kimwe cyitwa Bibiliya. Bibiliya ntagatifu ikoreshwa n'idini Katolika igizwe n'ibitabo 73, harimo 46 by'isezerano rya kera ndetse na 27 by'isezerano rishya. Ni mu gihe Bibiliya yera ikoreshwa n'amatorero yegamiye ku Buprotestanti igizwe n'ibitabo 66, harimo ibitabo 39 by'isezerano rya kera ndetse n'ibitabo 27 by'isezerano rishya. Muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe igihe ibitabo bigize Bibiliya byashyizwe hamwe ndetse n'uburyo byagiye byegeranywa kugira ngo bishyirwe muri Bibiliya cyangwa se bihurizwe mu gitabo kimwe ari cyo Bibiliya. Ese babyegeranya bagendeye kuki? Ese byakozwe ryari? Ese byakozwe nande? Mbahaye ikaze mu kiganiro. Iyi ni Cano mu Rwanashyaka Siriyaki. Ibitabo bigize Bibiliya byashyizwe hamwe ryari kandi gute? Iyi ngingo iragoye kubera ko Bibiliya ubwayo itatubwira urutonde rw'ibitabo bigomba kuba biyigize. Urutonde rwa mbere rwakozwe n'abanyamadini, abahanga b'Abayuda, nyuma ruza kuzuzwa n'abari bayoboye itorero ryo mu myaka yakurikiye kuzuka kwa Kristo. Ariko ibyo ari byo byose Imana niyo yatoranyijemo ibitabo bigomba kugira Bibiliya. Buri gitabo cyabaye igice cya Bibiliya Imana ikigihumeka. Nyuma yo kwandikwa, Imana yakurikijeho kuyobora abakozi bayo mu gutoranyamo ibitabo bijya muri Bibiliya. Reka turebe uko byagiye byegeranywa. Ugereranyije isezerano rya kera ntabwo ryagiweho impaka nyinshi nk'izabaye mu gushyira hamwe isezerano rishya. Abaheburayo bamenyaga kandi bakubaha abatumwe n'Imana ndetse bakubaha inyandiko zabo. Nubwo hatabuze impaka nkeya ku birebana n'ibitabo biri mu isezerano rya kera, mu mwaka wa 250 nyuma ya Kristo nta mpaka zari zikiriho ku isezerano rya kera. Icyari kikigibwaho impaka gusa ni ibitabo byongerwaho n'abizera bandi cyangwa se apokrifa, kandi izo mpaka na n'ubu ziracyahari. Abahanga mu idini ry'Abaheburayo bafata ibyo bitabo by'inyongera nk'ibirebana n'amateka cyangwa se idini, ariko bikaba bidafite uburemere nk'ubw'ibindi bitabo by'isezerano rya kera. Iyi ni nayo mpamvu ibitabo bitagatifu cyangwa se ibyanditswe byera bikoreshwa n'idini ya Kiyahudi bingana neza n'ibitabo by'isezerano rya kera biri muri Bibiliya yera ikoreshwa n'amatorero ashingiye imyizerere yayo ku Buprotestanti. Mu gihe Bibiliya ntagatifu ikoreshwa n'idini rya Katolika, mu isezerano rya kera hari ibindi bitabo birengaho. Abayahudi ndetse n'Abaprotestanti bo ibyo bitabo babifashe nk'ibitabo by'amateka, aho kuba ibitabo bitagatifu bivuze ko bitahawe uburemere nk'ubw'ibindi bitabo. Kwemeranya no gushyira hamwe ibitabo byo mu isezerano rishya byatangiye mu binyejana bya mbere nyuma ya Kristo. Mu ikubitiro hari ibitabo bimwe bitagibwagaho impaka ko bigomba gushyirwamo. Intumwa Pawulo yahaga inzandiko za Luka agaciro gafite uburemere nk'ubw'ibitabo byo mu isezerano rya kera. Ushatse kumenya ubusobanuro burambuye kuri iyi ngingo, wasoma ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 5 umurongo wa 18, ndetse wareba no mu gutegeka kwa kabiri ibice 25 umurongo wa 4, cyangwa ugasoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka ibice 10 umurongo wa 7. Intumwa Petero yabonaga inzandiko za Pawulo nk'ibyanditswe byera. Wabisanga mu ibaruwa ya kabiri ya Petero ibice 3 umurongo wa 15 kugeza ku wa 16. Ahubwo bimwe mu bitabo dusanga mu isezerano rishya byari byaratangiye gusomwa mu matorero amwe n'amwe, nk'uko bigaragara mu ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyekorosi cyangwa se Abakorosayi
ibice 4:16 n'ibaruwa ya mbere Pawulo intumwa yandikiye Abatesaloniki ibice 5:27. Kilimenti w'i Roma cyangwa Clement of Rome, uwo niwe watoranyijwe n'intumwa Petero mbere yo kwicwa ngo akomeze kuyobora umurimo wo kwegeranya ibitabo bigomba gushyirwa mu isezerano rishya. Yemeraga nibura ibitabo 8 byo mu isezerano rishya. Ni mu gihe mu mwaka wa 95 Ignatius of Antioch, uwo yari umufasha wa hafi w'intumwa Yohana, yaje kuba umukuru w'itorero rya Antiyokiya mbere yo kwicwa agaburiwe inyamaswa z'inkazi. We yemeraga nibura ibitabo 7. Mu mwaka w'115 Polikaripo, undi mwigishwa w'intumwa Yohana, we yemeraga ibitabo 15. Mu gihe mu mwaka w'108 nyuma yaho Irenewusi wigiye ku birenge bya Polikaripo, we yasomaga ibitabo 21. Mu mwaka w'185 Hipolitusi wigiye ku birenge bya Irenewusi yemeraga ibitabo 21. Mu mwaka w'170 kugeza mu wa 235, bimwe mu bitabo byari bigiteje impaka nyinshi ni Abaheburayo, Yakobo, ibaruwa ya kabiri ya Petero, ibaruwa ya kabiri ya Yohana ndetse n'ibaruwa ya gatatu ya Yohana. Itsinda ry'ibitabo cyangwa kanoni byemeranyijweho ryitwa irya Muratoriyani, ryitiriwe nyine uwarivumbuye mu mwaka w'1740. Padiri w'Umutaliyani Muratori niwe warivumbuye. Ryashyizwe hamwe mu mwaka w'170. Uwo muzingo warimo ibitabo byose byo mu isezerano rishya uretse Abaheburayo, Yakobo, ibaruwa ya gatatu ya Yohana. Ndetse mu mwaka wa 363 inama yabereye i Laodicea yemeje ko amatorero yose agomba gusoma isezerano rya kera ryose n'ibitabo 27 byo mu isezerano rishya gusa. Ibyo byaje kwemezwa n'inama yabereye i Hippo mu mwaka wa 393, hamwe n'indi nama yabereye Karitaji mu mwaka wa 397. Byashimangiye uwo mubare w'ibitabo 27 nk'ijambo ry'Imana. Izo nama zagiye zifata iyo myanzuro zikurikije amahame akurikira. Mu kugena ibitabo bifatwa nk'aho byahumetswe na Mwuka Wera, icya mbere cyagendeweho ni ukumenya ngo ese umwanditsi ni intumwa cyangwa wenda yari umwigishwa w'intumwa. Icya kabiri ni ukumenya niba icyo gitabo cyemerwa n'umubiri wa Kristo nta shiti. Mu gihe cya gatatu ari ukumenya niba icyo gitabo cyuzuza cyangwa gikomeza ibindi byanditswe. Ingingo ya 4 yagenderwagaho ni ukumenya niba icyo gitabo kirimo gihamya zerekana gukiranuka n'ubunyamwuka bwagaragaza igikorwa cya Mwuka Wera. Ni ngombwa kongera kwibutsa ko itorero ritahisemo ibitabo bigomba kugira isezerano rishya. Ni Imana yonyine yemeje ibitabo bigomba gushyirwa muri Bibiliya. Icyari gisigaye gusa ni uburyo Imana yagiye iyobora abayo mu kumenya ibyo yarangije gutegeka. Iyo abantu baba ari bo batoranyijemo ibyo bitabo hari kubamo kwibeshya. Ariko Imana mu budahangarwa bwayo irenga ukutamenya ndetse no kwinangira kwa muntu, maze iyobora itorero ryo mu minsi y'ikubitiro mu gutoranyamo ibitabo byahumetswe nayo. Nshuti bakunzi baca no mu Rwanashyaka Siriyaki, tumaze kubona neza uburyo ibitabo bigize Bibiliya byashyizwe hamwe, tubonye igihe byagiye byegeranyirizwa ndetse tubonye n'uburyo byagiye byegeranywa. Mbashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu, ibiganiro byacu byo nakagaruka. Niba hari insanganyamatsiko wifuza yuko twazaganiraho ubutaha, ubitwandikire muri komenti, tugusezeranyije kuzagusubiza
tukayigusobanurira byimbitse. Imana y'amahoro nibaha umugisha, naho ubutaha. Shalom.